Hello Kigali, what's up Rwanda. Ikiganiro ni Just Rio kuwa mbere kuwa gatanu kuva saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba. Muri kumwe nanjye Jennifer, ntabwo ndi muri studio njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Yes, I'm Jay. Jay, hi. Yes, it is. Friends. Umunsi ni cyo dufitiye. Sasa ninjye uzajya hora nyibafite. Ya, ndongera niyo teriko nawe baduhere tugira icyo dufitiye uyu munsi. Nakuntu waje uvuga ngo turi kumwe no mbaze ngo niki mbafitiye. Ya, turi kumwe na Jay ariko ari n'ibyo dufitiye. Ariko ngo niki bafitiye. Uyu munsi niki bafitiye. Nyine ku buryo waje urumbaza ngo niki mfitiye abantu. Ngira icyo ubwira abanyarwanda. Ndabasuje mwese so. Kandi nzeye ko mwagize icyumweru cyiza. Uyu munsi ni kwa gatanu. Tugiye kwinjira muri weekend. Bya bindi ukunda. Weekend yawe ni umunsi. Weekend yanjye ni umunsi. Aho siko mbona udafite vibe nk'ugiye kwinjira muri weekend. Vibes zawe ziri hasi. Uyu munsi ni umushyikirano. Ni inama y'ibishyikirano. Okay. So, reka tuwe ikaze mu kiganiro Just Rio Show. Reka tunizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. So, icyumweru kirashize, icyumweru cyawe uburyo wagitangiye n'uburyo ugisoje bimeze bite? Icyo washaka kugira muri iki cyumweru n'icyo wagezeho, ibyo wahitagamo cyangwa se ibyo wateganya kwinjiza muri iki cyumweru, dore ko icyumweru gitambutse ukwezi nako kuba gutambutse nibyo wagezeho. So, umwaka icyumweru kivuyeho haba hari kuryo kuva ukwezi kwava umwaka ukarangira. Reka nizere ko iki cyumweru mwakibyaje umusaruro mu buryo bwashobokaga bwose, kanizere ko kandi na weekend mujye kwinjiramo neza. Gusa igihe umwaka mukabazima aba ari fresh nyato, igihe umwaka mukabazima biba birenze. Niyo mpamvu rero nabwiye buri munyarwanda wese aherereye aze twinjirane muri weekend mu kiganiro cyacu Just Rio Show. Jennifer, wowe ibyo wakoze muri iki cyumweru? Shaho ni cyumweru njye nari bize pe. Nari bize ku buryo kwa kundi no gukoresha social media. Urabizi abantu wende gukoresha social media. Umuntu ashaka kukubwira ngo nabuze umwanya, cyane hari nko umuntu akubwira ushango mba ndi bize ngo nabuze umwanya, avugasanga ushyiraho status akayireba, urapostinga nyine ku mbuga nkoranyambaga zawe ugasanga nta minota 3 ishize nyine like yarebye status yawe nyine ndawari kubira, ariko kukubwira sha nyine nabuze ukuntu muvugisha na time mfite mba ndi mu kazi kenshi, ariko ngenda n'umwanya wo kujya kuri social media nari mfite akazi kenshi cyane, nyine nafite ibintu byinshi byo gukora muri iki cyumweru. Ubonye amafaranga se basi? Ya, nta kintu nshinje Imana irebye amafaranga yaraje. Harya ni 20 usabwa uyu munsi cyangwa ni 20? 20 nibyo usabwa uyu munsi cyane 25? 20. Okay, nishyura rero. Aya, ntago nkwishyura. Nishyura? Ndakwishyura se gute? Ubwo dero kana byagenze bite? Ntago twite dusoma message turashize. Ntago twite dusoma message z'abantu, ahubwo wowe gira vuba. Ushaka kunyambura se? Message no abantu bari bakurikiranye ikiganiro cyacu. Abantu bari bakurikiranye ikiganiro cyacu, muze mwongere mugaruke muri comment mutubwire. Topic twavugagaho twari turi kuvuga ngo ese Valentin ni yaba ex cyane y'abantu bakundana, ni y'abakundanye cyane y'abakundana. No, njye nari ndi kuvuga ko ari y'abakundana. Aba ex wowe. Njye nari ndi kuvuga ko ari y'abakundana, ko ari y'abakundanye. Wowe waravuga ngo ni yaba ex, njye ndi kuvuga ko ari y'abakundana. Njye ndabizi neza ko Saint Valentin ari umunsi w'abantu bakundanye. Umunsi w'abakundanye. Apana umunsi w'abakundana. W'abakundanye. Ni umunsi w'abakundanye. Abakundanye bagashwana. Abakundanye bakaza kubivamo. Sibyo? N'abakundanye bakaza kubivamo. Apana kuba Saint Valentin ari umunsi w'abakundana. Wowe ukavuga ko Saint Valentin ari umunsi w'abakundana. Uhera ubundi uvuga ko Saint Valentin ari umunsi w'abakundana. Saint Valentin ni umunsi w'abakundanye. Umunsi umwe mu mwaka uba ugomba guha umwanya w'abantu mwigeze gukundana. Then bakita Saint Valentin. Anago mbizi njye reka nkubwire, njye nkurikije like ku myaka mfite cyangwa ukuntu nakuze n'ukuntu mbibona.
Saint Valentin njye nakuze mbona abantu bayizihiza even ashaka umugabo n'umugore ashaka kuba ari abantu bari muri relationship bisanzwe nyine bakundana nyine nuko nakuze mbibona rero niba barabicuritse niba baragize iki simbizi icyo nzi nuko ari iy'abakundana. Okay, nanjye nkurikije kuno nakuze cyangwa se n'uyu munsi mbona uburyo abakundana baba bari kuwa mbere wari umunsi w'abakundana, kuwa kabiri akaba umunsi w'abakundana, mu kwa mbere wari umunsi w'abakundana, mu kwa kabiri akaba umunsi w'abakundana, mu kwa gatatu kugera mu kwa 12. So niyo mpamvu mvuga ko iyo minsi yose tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri hari umunsi w'abakundanye, kuko indi minsi yose bisigaye bari y'abakundana. Ahubwo ni hakagiye n'umugabo ufuha mu gihe bagiye kureba umugore we yagiye kureba mu ex yagiye kureba mu ex we yahoranye kera, nakagira umugabo ufuha ikindi nakagira umugore ufuha. Okay, biravuze ngo boyfriend wawe umenye ko kuri Saint Valentin azagendana na girlfriend we bahoranye. Noneho na girlfriend wanjye ndabizi neza ko zajya kureba ex we bakundanye, ariko nanjye yaba hari ntabwo nari kumuhereza, nari kuzakureba urate ko tuyashyira ko nawe hari ntabwo ibyo nawe twabivuga tutabivuga uri kuvuga ngo girlfriend wawe azajya kureba uwo bakundanye, boyfriend wanjye azajya kureba uwo bakundanye. Wowe mbere yuko ujya gukundana n'uwo mu girlfriend wawe na ex ufite uhese mvuze ko ari no kandi uvuze ngo girlfriend wanjye reka tubyibare. It's okay. Okay, gusa nyine gihari abanyarwanda so aho bari kuko kuri 14 ni igihe gito kibura. Uyu munsi tariki zingahe? Tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri. So ubaze neza wasanga buri minsi itageze mu 8 kujya Saint Valentin, kandi uyu munsi ufite igisobanuro gikomeye ku isi, kuko urukundo ni ikindi kintu, aba ari umunsi ufite igisobanuro gikomeye ku isi, aho usanga nyine abantu bambaye umutuku n'umukara, umutuku n'umweru ari benshi, urumva baha agaciro. Mpamvu rero harya bambara n'umweru n'umutuku. Yego, umutuku n'umukara. Nenziga no umutuku n'umukara. Yego. So rero abantu bose uko ufata Saint Valentin nuko wayumvishe nuko uyizi baraza kuduha ibitekerezo. Muraguza gutanga ibitekerezo kuri nomero murareba kuri ekara yanyu ni 0782304582. Nuraza kuduhereza ibitekerezo ese Saint Valentin kuri wowe cyangwa se kubizi no munsi w'abakundanye no munsi w'abakundana. Jennifer and Miyumbi 20 naza gusanga ari umunsi w'abakundanye, nanjye mwemere 20 ni 20 ayo mafaranga uraza kwereka abanyarwanda, nanjye mwemere 20 ndamuri hera hano natsinda akavuga ko ari umunsi w'abakundana. Ubwo uraza kugira amajwi menshi mutitaye kukimenya nicyo ko mureba ko ari umukobwa kuko ndabizi abatipe bararwaye. Nato mwandike mwese. Iyo ni ruswa. Oya ntago ari ruswa, n'ubundi nta n'ijana na muntu tuziranye nese ari umuntu tuziranye uri kureba guri. Okay, so ni ngombwa reka tubamenyeshe ko n'iki kiganiro ushobora kugikurikira kuri YouTube channel yacu yitwa Goodrich Just Rio. Ushobora gukurikiraho kino kiganiro aho waba uherereye hose mu gihugu ukabona kino kiganiro kiba buri wa mbere na buri wa gatanu guhera saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba. Tuba tugaruka cyane ku makuru y'imyidagaduro bagezweho muri icyo gihe by'umwihariko hano mu Rwanda, Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Tuba turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye ndetse mu byiciro byose. Rero ntukahweme kubana natwe muri iki kiganiro, kandi tuba turi kumwe na Jennifer nawe ndakwakira mu kiganiro. Thank you so much. Yego, turi kumwe na Ben kuri kamera iri gutuma amashusho meza gutya abageraho, ndetse turi kumwe na Jean d'Amour iri gutuma amajwi n'amashusho nabyo bihuza bikabageraho. Rero reka tubasabe badushyire mu karuhuko gato ubundi tugaruke mu kanya.